Mwiriwe kandi muraho, ni Clarisse muri sinema ugarutse. Uyu munsi nashakaga kubereka abakobwa beza bari muri sinema. Iyo tuvuze abakobwa tuba tuvuze umukobwa utarabyaraho na rimwe kandi ukibana n'ababyeyi be cyangwa se ukibaho na wenyine ariko akabaho ari umukobwa, bizwi ko ari umukobwa. Icyo ni kimwe. Hanyuma rero uyu munsi nabazaniye abakobwa beza bari muri sinema nyarwanda kandi bari ku isoko. Kamvuge ngo bari ku isoko. Of course hari abafite abafiance ariko byibihishe ntawe urabishyira, ababishyize on public ni bakeya. So guys, umukobwa rero duhereyeho, uyu mukobwa yitwa Diane, atuye i Kigali, avuga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 11. Uyu mukobwa kandi yabaye Miss Popularity muri Global Beauty Award. Hanyuma kandi uyu mukobwa yakiniye muri filime nyinshi, My Heart, yakiniye muri Stimade n'izindi zitandukanye. Hanyuma uyu mukobwa benshi muramuzi cyane, yitwa Umutoni Ariane Vanessa, cyangwa se Umuhoza, cyangwa se Umukundwa, cyangwa se umwite ibyo ushaka ry'ikinyarwanda bitewe n'uko asa n'uburyo umuzi, umudescribe ku izina ry'ikinyarwanda uburyo ushaka, ko yitwa Ariane Vanessa. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa mwiza cyane uvukira mu karere ka Bugesera, akavuga ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9. So guys, uyu mukobwa rero ni umukobwa benshi bakunda kuvuga ko yitonda kandi afite imiterere ikurura abantu benshi, ndetse kandi uyu mukobwa benshi bakunda kuvuga ko afite power mu ijwi rye cyangwa se uburyo avugamo, abenshi barabimukundira ku rwego ruhambaye. Uyu mukobwa kandi uretse kuba tumuzi nka Ariane Vanessa, akaba ari n'umukinnyi wa filime. Akina filime nyinshi ariko yagaragaye bwa mbere muri The Secret, filime yacaga kuri YouTube, kandi uyu mukobwa akaba akina muri Maya, filime yitwa Maya ari nayo yamwitiriye. Umukobwa akaba yarakinaga yitwa Maya. Ubu kandi uyu mukobwa akaba ageze muri Stimade, akaba akina yitwa Sheila muri Stimade, ari umukunzi wa Steve. Hanyuma uyu mukobwa si izo filime gusa zonyine yakinnye, kuko uyu mukobwa yagaragaye no mu ndirimbo imwe. Hanyuma uyu mukobwa kandi akina no muri filime yitwa Ishusho ya Papa, cyangwa se Father's Portrait, yateguwe n'inyubako ya Zacu Entertainment. Guys, uyu mukobwa rero tugezweho yitwa Tesi. Uyu mukobwa avuka Iburasirazuba. Uyu mukobwa kandi usibye kuba ari umukobwa mwiza gusa yitwa Tesi, uyu mukobwa yakinnye no muri filime bita Father's Portrait. Yakiniye muri filime bita The Bishop Family, aho yari mushiki cyangwa se yari umwana wa pasiteri wa Bishop. Uyu mukobwa kandi usibye gukina muri iyo filime, yagaragaye no muri filime bita The Secret. Uyu mukobwa kandi yakomeje gukina filime zitandukanye. Uyu mukobwa wakomeje kwigarurira imitima y'abantu batari bakeya, afite abafana benshi kuri Instagram no kuri TikTok. Uyu mukobwa kubera inseko ye nziza ituma abantu benshi bamwigarurira, dore ko abantu bavuga ko afite ubusazi bwinshi kandi butagize icyo butwaye. Uyu mukobwa azi kwitwara neza muri sosiyete, uyu mukobwa azi kubana neza n'abandi, mbese ntago wabona uko umuvuga. Uyu mukobwa ikindi kandi bavuga ko ari umwe mu bakobwa bambara bakaberwa bitewe na taye afite. Uyu mukobwa ushobora kubona ubwiza bwe yakoze makeup, kandi ushobora no kubona ubwiza bwe atakoze makeup. Uyu mukobwa ntago bimusaba ibya mirenge kuberwa, kuko ibyo yakambara byose araberwa. Uyu mukobwa Tesi azi kuganira n'abandi kandi abana neza n'abandi. Ni inshuti kandi y'umukobwa mwiza twese tuzi nk'umusitari muri Power, yitwa Salanta. Uyu mukobwa ni icyamamare. Uyu mukobwa benshi bamuzi kuri naturel y'umusatsi, ariko bitewe n'akazi akora ndetse n'uburyo yitwara muri sosiyete, uyu mukobwa akunda gukora modeli zitandukanye ku musatsi we. Uyu mukobwa witwa Salanta avuka ku itariki 12 z'ukwa 7. Uyu mukobwa kandi akaba avuka Iburasirazuba. Uyu mukobwa mwiza mubona hano akora poeme cyane, ko hari na poeme yakoranye na Rumaga, cyangwa se reka mvuge ngo ni ikisigo cyangwa umuvugo mu kinyarwanda yakoranye n'uwo bita Rumaga. Uwo muvugo kandi bavugaga ku rukundo. Uyu mukobwa usibye kuba yarigaruriye imitima ya benshi kubera iyo muvugo yakoranye cyangwa se iyo poeme yakoranye na Rumaga, uyu mukobwa kandi asanzwe akora poeme ze
zonyine wenyine ku giti cye. Uyu mukobwa benshi bamuzi kuri Instagram, benshi bamuzi kuri TikTok. Uyu mukobwa afite na YouTube channel yiwe yitwa Saranda Poet. Hanyuma kandi uyu mukobwa usibye kuba ari poet, uyu mukobwa kandi agaragara no muri filime yitwa The Secret ndetse no mu Ndoto Izacu TV ndetse no kuri RBA. Uyu mukobwa kandi ni inshuti ya Nana kuko bahoze bakorana muri filime yitwa The Secret. Aba bombi bafite aho bahuriye cyane ko bo batuye mu karere kamwe. Uyu mukobwa ngo ni Nana rero. Uyu mukobwa ni umukinnyi mushyashya muri iyi industry kandi muri uru rubuga, ariko kandi amajije gukomeza kwigarurira abantu batari bakeya. Uyu mukobwa yarakunzwe my friend. Niba uheruka kureba filime yitwa Maya, uyu mukobwa arakunzwe cyane. Uyu mukobwa azi gukina ibintu biri romantique. Uyu mukobwa kandi ushobora kumuha role yose, yaba iyo kwitonda cyangwa y'ubushizi. Umukobwa ni umukinnyi mwiza. Abenshi mu producer bakunda kuvuga ko ari umukinnyi w'umuhanga. Ibyo byamuhesheje amahirwe yo gukina muri filime y'uruhererekane bita Cityman ica kuri RBA itegurwa na company ya Zacu Entertainment. Uyu mukobwa kandi usibye kuba yarakinnye muri Maya gusa, kandi usibye kuba akunda kugaragara neza cyane byonyine, uyu mukobwa twongeyeho yuko uyu mukobwa yakinnye no kwa Pascaline, aho dukunda kwita muri Mascom, aho yakinnye muri filime zitandukanye. Hanyuma kandi uyu mukobwa mubona hano, uyu mukobwa Tracy mubona hano, uyu akaba ari umukobwa mwiza ugaragaza imiterere ye byihariye. Ngira ngo nubona amwe mu mafoto ye menshi atandukanye urabona ubwiza bwe. Hanyuma kandi uyu mukobwa ngezeho bamwita Linda Priya. Uyu mukobwa akaba yaravuzwe muri social media no mu itangazamakuru. Uyu ni umukobwa mwiza ukiri mutoya cyane ukunda kwitabira amashow, cyane cyane ko afite inshuti ye bita Mukundwa bakunda gukorana ama event, ibyo twakwita nka cocktail. Hanyuma uyu mukobwa kandi ikindi tumuzi, uyu mukobwa yabaye mu rukundo na Zabe, uwo bita Zabe. Akaba barakundanye igihe gitari gitoya, bakaba barigeze gutandukana mu minsi yashize, ariko kugeza ubu bakaba bongeye gusubirana bahujwe na filime yitwa Ngaho Yaciye. Ngira ngo uyu mukobwa ni byinshi twamuvuga, ariko uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri filime yakorewe mu nyubako ya Baha Africa yitwa Isi Dutuye. Uyu mukobwa akaba yarakinaga neza cyane, bimwe abantu badashidikanya kuvuga ko afite impano nziza kandi impano nyinshi zitandukanye. Uyu mukobwa usibye kuba yarakinnye filime kandi usibye no kuba yarakoze ako kazi mbabwiye ko kuba yakora amacocktail meza agezwe, uyu mukobwa yagaragaye no muri video clip y'umuhanzi bita Cyusa, kandi nanone yongera agaragara mu ndirimbo y'umuhanzi bita Kegasha. My dear, uyu mukobwa yakomeje kuguma hit. Uyu mukobwa kandi avuka ku itariki 24 z'ukwa kabiri. Uyu mukobwa usibye kuba ari Kigali gusa, ariko abenshi bavuga ko ari n'umunyamujyi, ku buryo uyu mukobwa yigeze guhitinga agira n'ikiganiro gikomeye cyacaga ku Isibo TV. Uyu mukobwa benshi badatinya kuvuga ko uburanga bwe n'ubwiza bwe bukurura abantu benshi. Hanyuma kandi uyu mukobwa wundi tugezweho yitwa Mimi, akaba ari umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'umunyarwandakazi kandi uri super proud yo kuba ari umunyarwandakazi. Uyu mukobwa benshi bamuzi bavuga ko atirata, bavuga ko ingeso ze nziza abantu benshi. Uyu mukobwa kandi akaba ari umukobwa w'umunyabwenge, usibye no kuba ari umubyinnyi mu itorero Inyamibwa. Uyu mukobwa ngatuwa azi kubana neza kweri, ahantu henshi n'amagrupe menshi yabyinnyemo bavuga ko uburyo yisanzuramo n'uburyo ahora aseka ari nabyo bimuhesha amahirwe yo kuba ari umukobwa mwiza cyane. Usibye no kuba ari umukobwa mwiza, ni umukobwa uzi ubwenge kandi umukobwa utuje, umukobwa w'umuhanga. Abantu baba hafi ye bahura bavuga ko ari umukobwa w'umuhanga cyane, kubera ko inshuro nyinshi ntushaka kumubona yicaye cyangwa avuga ubusa. Uyu mukobwa ibintu bye byigarira mu bikorwa kuko uyu mukobwa arakora cyane. Uyu mukobwa kandi usibye kuba ari umunyarwandakazi no kuba akunda igihugu n'abanyarwanda, uyu mukobwa nawe ari umwe mu bakobwa bavuga ubu abenshi badatinya kuvuga ko ari umukobwa ufite ubwiza buhebuje rwose. Aka kanya tugeze ku cyangwa umurerwa Kriya.
uyu mukobwa avuka i Kigali cyangwa se atuye i Kigali, yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane. Umukobwa akaba yarakinnye nawe muri filime nyinshi zitandukanye, akaba yaraje muri industry. Umukobwa yize amashuri ye yose arayarangiza, agera na kaminuza aho yize ibijyanye no guteka cyangwa se hospitality. Hanyuma kandi uyu mukobwa usibye no kuba yararangije amashuri ye muri hospitality, uyu mukobwa aziho cyane guseka akisanzura, ariko kandi azwiho kubana n'abandi amahoro. Uyu mukobwa usibye kuba ari umukinnyi kandi akagaragara muri filime nyinshi zitandukanye, aho filime ya mbere yagaragayemo yari filime yo kwa Pascaline muri Mascom TV cyangwa se muri Mascom Company. Uyu mukobwa akaba yarakomeje gukomereza umwuga we wo gukina muri Zacu Entertainment, aho yari ayoboye muri filime yitwa Ishusho Papa cyangwa se Father's Portrait. Uyu mukobwa usibye kuba yisekera no kuba yitonda n'ubuhanga yifitemo, uyu mukobwa kandi ngo burya ashobora no gukora akazi ka protocol, ngo yabasha kwirwa ahagaze. Uyu mukobwa kandi protocol ye cyangwa se uburyo akomo protocol, abenshi bavuga ko abishoboye ndetse ari n'umwuga akunze cyane. Uyu mukobwa usibye kugaragaza ubuhanga n'ubwitange muri industry, agaragaza n'ubuhanga muri ako kazi akora. Hanyuma kandi aka kanya tuvugana mbagejeje ku umukobwa witwa Tracy. Uyu mukobwa witwa Bahavu Tracy akaba ari muri Bahavu Jeannette. Uyu mukobwa rero, uyu mukobwa avuka ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mukobwa avukira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, avuka mu karere ka Gasabo, aho avukira i Kanombe. Uyu mukobwa akaba ari umwe mu bakobwa beza bari natirere bakeya dufite mu Rwanda cyangwa se muri Afurika basigaranye ubwiza bwabo buri natirere. Uyu mukobwa benshi bakunda kuvuga ko iyo yogoshesheje aba aribwo ari mwiza cyane, ariko abandi nabo bavuga ko iyo akoresheje imisatsi aba ari mwiza kurushaho. Hanyuma uyu mukobwa kandi usibye kuba afite ubwiza buri natirere gusa, abahanga babana nawe munsi ku wundi bavuga ko akunda Imana. Uyu mukobwa avuga ko ari umurokore ku rwego rushimishije, abenshi bamuzi nk'umukristo. Uyu mukobwa akaba akomereje amashuri ye muri Mount Kenya. Ubu tuvugana yiga Mount Kenya University. Ariko kandi si ibyo byo kuba ari university cyane ko abenshi bategerezanyije amatsiko kureba graduation yiwe. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri filime. Uyu mukobwa yakinnye filime nyinshi, aho yakinnye mu Isi Dutuye, yakinnye filime nyinshi zo muri Bahafrika, yakinnye no mu Mpanga, yakinnye filime nyinshi. Hanyuma kandi reka mbazana umukobwa bita Swala, uzwi ku izina rya Swala, ariko izina rye nyakuri akaba ari Sandrine. Uyu mukobwa avuka i Kigali kandi ni nahaba. Uyu mukobwa kandi ubwiza bwe n'uburanga bwe, ikimero cye gikomeje gukurura benshi kuri social media. Abenshi badatinya kuvuga ko uyu mukobwa ashobora kuba atari umunyarwanda wuzuye, ahubwo ashobora kuba ari no mu Metis. Uyu mukobwa uherutse gutsindira ibihembo by'umukinnyi mwiza w'umwaka muri festival yo ku musore bita Karinda, cyane ko yanagaragaye mu mafilime menshi atandukanye yo mu nyubako ya Karinda. Uyu mukobwa akaba azwi no muri Stimendi. Uyu mukobwa azwi muri Stimendi ku rukundo rwe na Simon, aho byari bikomeye cyane, urukundo ari urukundo. Uyu mukobwa kandi usibye kuba akina muri Stimendi, uyu mukobwa benshi ntabwo muzi amateka ye, ariko reka nyamabwire, uyu mukobwa yahoze ari umuhanzi. Nubishidikanya ujye kuri YouTube channel searching indirimbo iyo ari yo yose ariko wanditseho Swala, urabona ko uyu mukobwa ari mwiza. Uyu mukobwa witwa Iradukunda Sandrine, ubwiza bwe bukomeje kuvugisha benshi.
ariko kandi uyu mukobwa imiterere y'abantu bamuba hafi bazi ko yikundira Imana rwose, kabone n'ubwo social media zimuzi nk'umukobwa w'ikirara, ariko abenshi mutamuzi ndagira ngo mubabwire uyu mukobwa Swala burya akunda Imana kandi burya ni umwana mwiza. Hanyuma kandi munyemerere ngere ku mukobwa mwiza, umukobwa abanyarwanda bakunda, umukobwa uri kubica bigacika, umukobwa muri iyi Kigali umaje kuzonga abantu batari bake. Yewe niyo ugiye kuri social media, wajya kuri YouTube, wajya kuri Instagram, wajya kuri TikTok, ntushobora kurenga abantu 5 utabonyemo no mukobwa mwiza. Uyu mukobwa kandi niyo wajya muri show zingana iki, uhereye no kuzakomedi, uyu mukobwa bari imbere cyane kandi nta comedy show ishobora kurangira itamuvuzeho. Uyu mukobwa akaba yitwa Nyambo Jessica. Nyambo Jessica akaba ari umukobwa uvuka mu karere ka Kirehe. Yavutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane. Amashuri yabanza yose yigiye Kirehe, ariko segonderi yiwe yaje kuyigira i Rusizi, kuva mu wa mbere segonderi kugeza mu wa 4 segonderi. Hanyuma mu wa 5 segonderi yagiye kwiga Kayonza Modern School, yizemo mu wa 5 no mu wa 6. Uyu mukobwa kandi abenshi bamuzi bavuga ko yigeze kubaho ikiragi, nubwo muri iyi minsi avugwa mu rukundo rwe na Titi Brown, ariko ndabarahiye uyu mukobwa arabihakana, ndetse na Titi Brown akavuga ko ari inshuti bisanzwe. Uyu mukobwa usibye ubwiza bwe bwinshi, abagabo benshi baramutegera ngo uzamubona tuzamuhemba. Uyu mukobwa Miss Nyambo usibye kuba afite ubwiza no kuba ari umukobwa ugaragara neza mu birori, ndetse kandi umusore uwo ari we wese yaterwa ishema no kugendana nawe. Uyu mukobwa rero, uyu mukobwa abantu benshi bamuzi bazi ko yitonda, ndetse kandi uyu mukobwa ashobora kuba ari n'isugi, nubwo akenshi yagiye avugwa mu rukundo, ndetse yigeze no kuvugwaho gapapu yateye umukobwa bita Marina amwatse Iva Muziki, ariko byose nyuma baje kuvuga ko byari ibihuha, burya aba bana ari inshuti ndetse bisanzwe. Uyu mukobwa kandi usibye kuba ari mwiza bigaragara gutya, uyu mukobwa ngo afite n'ubwenge bwinshi cyane. Uyu mukobwa yakunzwe cyane muri filime za Kiramani, ndetse kandi yakunzwe cyane no muri filime yitwa My Heart. Uyu mukobwa yakunzwe cyane ari impumyi, uyu mukobwa arakundwa, uyu mukobwa akina filime zitandukanye, kandi uyu mukobwa azi gukina buri role iyo ari yo yose bamuhaye arayiviba. Uyu mukobwa yatangaje benshi.